reka nyivuge rwose, ndayivuga ntaca ku ruhande, kuko ni kenshi yagiye avuga ko ajya ikuzimu ngo akorere umwami we shitani. None ikibazo shitani sumbaza aho yamushyize, numbaze impamvu amutetereje, atubwira ko yajyaga ahabwa amafaranga kugira ngo azamure amacano y'abantu, nyamara n'iyiwe niyigize ayizamura ngo igere ku rugero rushimishije. Uyu mpano y'Imana ni kenshi bagiye bamuvuga kuri YouTube cyane cyane ku YouTube channel yitwa Gasaro TV. Uwo mwana yaje kuvuga ibyiwe, avuga ukuntu yamubeshye amunywa gushyushya amafaranga kugira ngo baryamane bakore amabara. Bavandimwe, dukwiye gusenga, abagabo basenge, abagore dusenge, kuko shitani iri koshya abagabo irushijeho kuba nyinshi. Kandi ngira ngo mbabwire, nubwo mbibabwira mukangira umusazi, buriya abantu barakizwa, ari cyane cyane mvuge ku bagabo. Abagabo barakizwa, ariko ari cyo nabonye ku bagabo kidakizwa, igitsina cy'abagabo ntigikizwa. Uyu Nkurikiynshuti Ezekiyeli uzwi ku izina rya Mpano y'Imana yakoze amabara. Bavandimwe, afata umwana ku ngufu. Rwose ni kenshi nagiye mbabwira ngo dufite ingegera z'abagabo ziri gufata abana ku ngufu, ziri gufata abana zikabakorera furabi, zikumva ko arizo zirenze, kandi nyamara abo bana nabo bakagombye guhabwa uburenganzira. Bavandimwe, ibi ni ibyo gusengerwa, ibi ni ibyo gusabirwa. Bavandimwe, abantu banze kwihana, banze gukizwa, bumva ko aribo barenze, bumva ko bajya bahora bakora amahano, bumva ko bajya bahora mu bidahwitse. Ni kenshi bababwira gukizwa, ni kenshi bababwira ko Imana iri gutwikurura ibintu, iri gutwikurura abantu, iri gutwikurura abiyita abakozi b'Imana. Gusa uyu Ezekiyeli we nigize avuga ko ari umukozi w'Imana, yareruye avuga ko akorera Satani, avuga ko atobora amafaranga, avuga ko ari umweliminate. Kimwe ubwo rero urumva ko we yari yaremeye umwami akorera, yari yatangiye kwemera ko akorera Satani, kuko yari yatangiye kwiyakira, avuga ko ubwami bwiwe nta bundi ari hehe, ari kwa Satani. Avuga ko atanga amafaranga akayatubura, akora amaji, kandi urabizi maji ntabwo mu Mana amaji zikura. Abavandimwe, mu Mana amaji ntizikura. Uyu rero bishatse kuvuga ko yari yaremeye kuba icyegera cya Satani rwose, avuga ko Satani imutuma. Satani rero yamutumye no gufata umwana ku ngufu, bituma akora amahano nk'ariya. Ari gukekwaho gufata umwana ku ngufu no kwihesha abandi iby'abandi ku ngufu, yiyitirira icyo ari cyo, yiyitirira ko akora ibintu bya maji. Ni kenshi rero nkunda kuza niyambariye uko nje kubabwira inkuru zibabaje. Abantu bamwe bakavuga ngo warasaze, warahobagiye, ariko si uguhobagira, ahubwo abahobagiye niba ariya tuba twiye kuvugaho. Kandi iyo uje kuri iyi mihanda, bavandimwe, bakuvuga uko waje, bakuvuga ukuri, bakuvuga n'uko utari. Ariko ibi ni ibivugwa, biracyari muri biravugwa, ariko si rimwe bivuzwe, si kabiri bivuzwe, byahoraga bivugwa ko uyu mugabo rwose ni kenshi byavuzwe ku Gasaro TV. Uyu rero rwose ibya Yesu ni ku murongo, ni kenshi yaririmbiye abantu ati ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. Ibya Yesu bibaye ku murongo nyine iyo wakoraga ibyaha wikinyuranyije n'ubundi ujya ku murongo, bo bafatwa niba ari uwa gatanu nyine bajya gufata ibisambo biri kwiba n'abagufata. Ubwo rero ibya Yesu ni ku murongo, birangije bibaye ibya Yesu ni ku murongo. Umurongo yari ariho n'uriya wo gufatwa muri iyi minsi kugira ngo aryozwe cyangwa abazwe ibyo ari gukorera abana bato, kugira ngo aryozwe cyangwa abazwe ibyo yakoreye umugore mukuru. Ubwo rero kuko ibya Yesu ari ku murongo, ubuhanuzi bujyanye n'intego yagombaga kujya ku murongo kugira ngo nawe bwimenyekane. Umurongo rero uri ariho, n'ejo hazaza abandi, n'ejo bundi haza abandi. Ariko wowe utarafatwa, ntutekereze ko ibya Yesu ni ku murongo, ntutekereze ko yavugaga ibidahari. Oya, ni ukuri kose ubuhanuzi hanuraga bwari bwo. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo, ndabyemera, kuko ubuhanuzi yahanuye bwari bwo, niyavangiwe. Ariko wibuke ko Satani agusha uwari uhagaze. Wibuke ko kuba yarahanuye bitavuze ko ibyo yahanuye niba akoze kiriya cyaha bitari bihari. Oya, Satani agusha uwari uhagaze,
kandi satani cyangwa se igiti kirimo imbuto nyinshi bijya gihatwa imijugujugu n'amabuye. Rero ntibitume wibagirwa ibyo yahanuye mu gutesha agaciro, ahubwo turebe yakoze kiriya nibyo ni icyaha, ariko nabura abahanuzi nabwo tugomba kubwitaho kuko bwaje bumusohoraho n'undi bwamusohoraho nk'uko bugiye gusohora ku impano y'Imana nawe. Ni impamvu kugira ngo ibya Yesu ni ku murongo ubuhanuzi hano nibwo ni uko babanje kumufata, nyuma yaho n'amano y'Imana akaba aragatiwe. Ibyo rero byakomeje kuvugwa ku Gasaro biravugwa, ndetse avuga ko yajyaga avuga ko Gasaro yamuhaye amafaranga kugira ngo amuzamure, ariko yarabeshyaga kuko yaza kuba yarazamuye Gasaro kugira ngo agire abasabusikayibu benshi, nawe ubwo aba yarizamuye. Iyo nkuru rero yari iyo gutwika kwari ukubeshya. Amano y'Imana yiramataga avuga ko azamura abantu, ngaha abana amafaranga, ngazamura abantu kugira ngo bagire abasabusikayibu, ariko wajya kuri channel ye ugasanga iri very under for others channel. Bityo rero amano y'Imana tumubona ibintu by'amanyanga, ibintu by'ugesikoro. Eske abantu baba baramuhaye mikoro bo kugira ngo yamamaze bya bikorwa byiwe byo kurya abantu, byo kuvuga ngo atubura amafaranga, buriya bo ni bakakwiye kuyibazwa impamvu batanga microphone kugira ngo umuntu yamamaze ibintu bitari byo cyangwa ibintu bitemewe. Ubwo rero bavandimwe, nababwira ngo ni ugusenga turi mu bihe bya nyuma. Ibi bintu nari maze iminsi rwose mbivugaho, mbabwira ko dufite abantu bazengereza abandi muri ubwo buryo, ndetse nagerageje no kuvuga ati ni ingegera ni ibisambo, bitewe n'uko ibyo bakora bibisha ibyo bari byo, bakibisha icyo bashatse kwiyitirira, cyangwa se bakima abantu amahoro biyitiriye ibyo bari byo. Niho navuga ati hari abantu b'ingegera, ndavuga ati ingegera mureka nzibasobanurire, ni abantu bima abantu amahoro bari bayakwiriye, bareba abagore bakabahoza amaso ku ngutiya zabo cyangwa ku majipo yabo, bareba abana bakumva bakabima amahoro yo kuba bakomeza kuba isugi, bakavuga ati turabasujura. Bavandimwe, aba bantu ni kenshi nagiye mbavugaho. Ibya Yesu ni ku murongo rero nawe bikomeje kuba bitaranzamba, aho ababyeyi be baba mwana bari kuvuga ko batazashobora kurera uriya mwana, batazabivamo ngo bikunde, bityo bakaba bari kuvuga ngo ibi ngibi akagombye gusohoka. Ariko wa mwana nawe akomeza avuga ati ibya Yesu ni ku murongo, ni mumufungure kugira ngo iyi nda izabone ukuntu rwose nzabone ukuntu nyibyara, kuko n'ubundi inzara ishobora kunyica, dore ko nahabaga kandi ngo nahabaga iwacu nakuntu bameze. Ubwo rero iyo uri kumva ibyo uwo mwana avuga, urundi ruhande rumwe uba wumva wakumva icyifuzo cye, ariko wareba nanone ko ibya Yesu ni ku murongo, adafunzwe n'umwana ahubwo cyangwa afungwe n'ababyeyi be, ahubwo afunzwe n'itegeko rigena ibyageneye igihano kiriya cyaha yakoze. Nanone bigacanganyikisha abantu ukumva ko harimo amayobera matagatifu. None bavandimwe, mwebwe muri kumurikira, mubasha gukora subscribe, share na comment cyangwa like, murumva byagenza ndagute? Ese bamufungura ibya Yesu ni ku murongo, cyangwa se yahanwa n'itegeko? Ese niba bamufunga bwo uriya mwana cyangwa bari abana bazabaho bate? Iyi nkuru ikomeje kuba gateranzamba, iyi nkuru ikomeje kuba iruhije cyane, ikomeje kumvikana mu matwi y'abantu, ikomeje kurushya abantu. N'ubu ngubu tubanje kubasuhuza mwebwe abateze amatwi radiyo Josiane, uvugira ku murongo wa YouTube channel Josiane Official. Kuri iyi minsi inkuru ziri kuvugwa, haravugwa inkuru y'umuntu witwaga amano y'Imana, yitwa Nkurikiyishuti Ezekiel, uzwi n'amano y'Imana, uri gukekwaho gufata umwana ku ngufu akamukorera ibyamfura mbi. Bavandimwe rero, ni kenshi nagiye babwira ngo dufite ingegera z'abagabo, ingegera zifata zigafata abana ku ngufu, zifata zikagira abantu zikabakorera ibyamfura mbi. Nubwo bamwe mwakomeje kuntera amabuye muvuga ngo sinabimwe kubivuga, muvuga ngo kuba narabivuze ngo nakoze ikosa, ngira ngo muri kugenda mubibona ko bikomeje gufata indi ntera ibaye agateranzamba. Bavandimwe, uyu impano y'Imana biravugwa ko yafashe umwana ku ngufu, kandi uyu mpano y'Imana ahagaragaye nanone kandi aho uwuzwi na Sirasi ibya Yesu ni ku murongo nawe
yakoze amahano. Muri make aba bagabo baziye rimwe, baje mu kika kimwe bavandimwe. Iyi ni inkuru ikomeje kuba agateranzamba bavandi. Ndagira ngo babwire ngo ibintu mba nababwiye biba bihari nubwo bamwe batajya babyishimira kumva navuga abo bagabo bameze gutyo, kumva navuga ko hari abantu bari kuyaza umurengo bakajya kubyagiriza ku bana batoya. Ariko bavandimwe, ibi bintu biteye ikibazo muri sosiyete, biteye ikibazo mu bantu, biteye ikibazo mu babyeyi babyara abana b'abakobwa, biteye ikibazo bavandimwe. Uyu mpano y'Imana rero rwose iyi nkuru kuko gikizwa cyajya kibona umwana w'umukobwa kikaba cyavuga ati uyu mwozi ibibi kuri mwana nahanwa cyangwa nahura n'izindi ngaruka zirenze, bakaba banjyana amaburusi cyangwa se nkaba najya Madiridi bigatuma najya kurya impungure asanzwe ndya impungure. Uyu mpano y'Imana ni kenshi beditingaga ibintu bijyanye n'amafaranga, ngo habonetse umuntu utanga amafaranga, ngo habonetse umuntu ngo wongerera abantu ubukire, ngo habonetse umuntu ukorera kwa shitani. Muvandi, buriya umwami y'umwamamaje uwamamaje koko niwe ukubera umwami. Bavandimwe, ese nka mpano y'Imana ahubwo iyo mbonye nitegereje mbona ribu rwose yaratinze, kuko urebye ibyo yakoraga biteye agahinda, biteye umubabaro. Yavugaga ko ari gufasha abantu, ngo ari kubaha amafaranga. Uyu nkurikiye inshuti Ezekiel uzwiho n'amahano y'Imana, nabonaga ibintu akora n'ukuntu ari kuvuga ngo ari gufasha abantu, nkabona rwose ibyo avuga ari kutubeshya. Biragoye kubyakira rwose, kumva ukuntu uriya mwana yasigarana iriya nda, ababyeyi be badashoboye, n'ababana bandi bagera muri 4 nabo badafite ubarera, dore ko babanaga na se mu nzu bonyine. Biragoye kubyakiramo, biragoye kubyumva, biragoye bavandimwe. Bityo rero ushatse kuvuga ngo abakora ibintu si ibyahise no ku murongo wenyine, si n'amahano y'Imana wenyine, ahubwo hari n'abandi bazaza nabo bagafatwa. Hari n'abandi bazaza bagafatwa, kandi nawe ubabazwa nuko bavuze abantu bakavuga ko ari ingegera cyangwa n'imisambo. Nababwiye ingegera bavuga ko ari ingegera zimana amahoro, babwira uburyo ki bagegera baba ingegera muri byo ibijyanye no kwimana amahoro. Nta bindi navuze, nabirenze. Nawe wumva tutavuga abantu ukumva ko tutabavugaho ibyo bakoze, ujye wihangana, kuko nawe uba waje kubyumva no kubireba ushaka kumenya ngo iki kiri kuvugwa. Natwe rero tuba twazanye inkuru iri kuri hiti, iri kuri topike cyangwa se iri kuvugwa, kugira ngo namwe muyumve musesengure, dore ko hari n'abatabona umwanya wo kuza kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ariko rero bavandimwe, biteye agahinda, birababaje. Iyaba abantu bose bihanaga, iyaba abantu bose bagiraga urukundo, ijuru ryakabaye hafi. Turi mu minsi ya nyuma aho abantu b'abagabo batari kunezezwa n'abagore bashatse, ahubwo bakumva ko banezezwa n'abana. Bavandimwe, ntakihange koko ko ibintu bibabaje, biteye agahinda. Ngewe ibintu birambabaje ni ukuri, kandi biteye agahinda. Buri wese yabaye maso akarinda izamu ryiwe, kuko mutazi umunsi n'igihe Yesu azazira. Bityo kwihana igihe byakabaye byiza ku bantu bose. Ngewe mbifurije ko mwarekeye ibintu mwabivamo, naho mwaho mwafatiwe mu cyaha, ariko mwafata umwanzuro wo kutazongera, bitewe n'uko icyaha gituma umuntu akemuka atari kuzakemuka. Navuga byinshi, ariko reka ndekera aho ngaho, cumbikira aha ngaha. Ariko iyi nkuru irababaje bavandimwe, bose mumbabariye, mwaba maso, buri wese akarinda izamu ryiwe. Icyakora yaba n'inzu yanjye igihe umujura azazira, yabaye maso, inzu ye nicukurwe, kugira ngo icyo gihe ataba yararuhiye ubusa. Nimubareke bakora ibyo bashaka, ni mu gihe. 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 Igihe wari mu ntambara warasengaga, inzara ikumereye nabi ntabwo warasengaga. Imana yaragutabaye, n'ubu waribagiwe. Niba kure gukora ibyo ushaka, ni mu gihe. Icyakora yaba iri nzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso, inzu ye nicukurwe,
kugira ngo ubwo azaza ataba yararuhiye ubusa. Abantu muribagiwe, abantu muribagiwe, abantu muribagiwe bavandimwe. Ye Banyarwanda, Banyarwanda, Banyarwandakazi, umenye ko intangiriro y'ubuhema ari ukwibagirwa. Iyaba mwibukaga ibyo Imana yabakoreye, mwagakuye ubwatsi kuko Imana yabatabaye. Ye Banyarwanda, Banyarwanda, Banyarwandakazi, umenye ko intangiriro y'ubuhema ari ukwibagirwa. Iyaba mwibukaga ibyo Imana yabakoreye, mwagakuye ubwatsi kuko Imana yabatabaye. Icyakora yaba nyirinzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso inzu ye nticukurwe, kugira ngo ubwo azaza ataba yararuhiye ubusa. Mwakihanye ko igihe dusibiranye ari gitoya, ubwo mukomeje kwanga, mukomeje kwirwa mwirukanka mugenda mureba mu ngutiya z'abagore. Reka mbabwire iyi topic yo nzayivugaho mbabwire pe icyo waba aricyo cyose, uko waza urimeze kose. Iyi topic nzayivugaho mbabwire ko ibyo muri bizabakora kandi bizatuma mukinyuka, kuko icyaha gikorerwa mu bugingo mw'imbere mukemera mukomeza mukagikora. Avandi mwakihanye kuko ubundi bibamarira iki? Ubundi iyo murangije kubikora usibye kuba mwibagirwa, hari ikintu bibasigira muri mwe? Hari ikintu umwunguka? Ariko ugasanga murahangayitse, imitima yanyu igera hehe Imana? Ni muri kumva mwabireka, ni muri kumva mwazibukira gukora amabi. Ndi nkamwe nabireka. Reka mbabwire rwose, ikintu ukora nukuremo iyindi nyungu ishobora kugutunga mu gihe kizaza. Ushatse icyo kintu wakireka. Sinzi impamvu abantu muhanyanyaza, mwakomeza kumva mwahereza ngo mukomeze mu mabi. Gusa icyo bitubazanira ni ukwikanga amadiriki. Umva ribu nanjye ndayishimiye, nikomeze rwose ibigenzure, irebe neza, ndetse n'abandi bameze nk'abariya bagira amanyanga ameze kuri bibisha ibyo bari byo, ngo n'abapasiteri bagira ubuhe bagakora amanyanga atandukanye. Abo ribu niba turebere, nanjye ninkora amanyanga ribu izanjyane, ntabwo nanjye ndi umuntu wo kuva ko natahanwa. Ariko se gute umuntu akora amanyanga akibisha icyo aricyo, ati ngewe nubura amafaranga ngira ubuhe? Niba bari gufata abantu babesheje izina ry'Imana bakabatambikana kubwo kwibisha Bibiliya, butabiba bakoresheje ubukorikori bwabo batabajyana. Oya, ribu we uri mu kazi, nongere ribu we uri mu kazi. Nibashaka abo banyamanyanga babibazwe. Ni rwose ribu nizana umweyo ikubura abantu b'abanyamanyanga, ikubura abantu bari kwibisha ibyo bari byo, ikubura abantu bari kwesipora abantu. Nibakubure, bityo bizatuma tugira u Rwanda rw'ejo hazaza rwiza, kandi tugire n'abantu bafite indangagaciro na kirazira by'umunyarwanda. Niko bimeze. Reka nere kuvuga byinshi, gusa njye nicyo nifuje ko ribu yakomereza aho ngaho, kandi n'undi wese rwose wumva ko atagomba kugendera ku murongo muzima w'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, nawe ribu yamuha inyuza, yamuha inyigisho nzima, akava mu byo arimo bibi cy'amanyanga n'amatiku n'amatiriganya. Koko biba bibabaje bavandi, biba bibabaje rwose. Ariko hari ikintu navuze, umuntu aravuga aranungunika ngo sinari nkwiye kubivuga. Bavandi, buriya warabyaye umukobwa ukabona ukuntu wamuterera inda aho ngaho, niho wakumva ububabare bw'iki, niho wakumva ububabare bw'ababyeyi bafite abo bana byagenze uko nguko, basitewe n'abagabo batanazi. Niho wakumva ko bibabaje. Ngewe yagira bivuze numva mbabaye. Mbabwire uwo ari we wese uzafatwa akora aya mahano rwose, usibye kuba ngo biravugwa bikamugaragaraho, ajya ahanwa rwose. Bavandi, ababyeyi uzi kubyara umwana w'umukobwa ukamubyara ukabona umugabo yaje atari n'umusore bangana sha, ukabona niba ukureba ibintu nkabirisha, bibabaza bite? N'ukuntu kurera umukobwa bivuna. Buriya umukobwa aravuna cyane kurusha buri umuhungu. Umuhungu ntabwo bigora cyane, ko kugira ngo umukobwa
nibona umuhezo ugenda kura uzarebe no kubajyana ku ishuri uzasanga ibikoresho by'umukobwa n'iby'umuhungu bitandukanye, uzasanga abakobwa bakoresha ibikoresho byinshi kurenza iby'abahungu, ariko ubona umuntu nk'uriya ngo yamukoreye bya furambisha, ubwo bugome mwajya muboreka we no kuri bamwe bafite ifuhe rwose bavanga abantu mu nyibazaho kuvuga ku iki kintu, bumva baremba numva rwose biceceka binanira nagacecetse, ariko mba numva ikiniga kingiza bigatuma mvuga kubw'agahinda k'abana b'abakobwa. Njye nabagira inama yo kurikira Yesu mukihana mukamara amazi, kuko bitabaye ibyo Yesu yabaha ikinya kijya mu mubiri bigatuma ibyo bikoresho byanyu bibona abana bikabarigikira bitongera kujya bipfa guhaguruka uko byiboneye. Yesu agira umwuka we utanga ikinya ugatuma unesha ikibi cyose, ugatuma unesha ibishaka kwizitiraho byose, irari ubuhehesi n'ubusambane, iyo mirimo ya kamere mukayireka, y'umwuka wera yabajemo biremera bigakunda. Imirimo ya kamere nimuyikore nimurarikire nimusambane, kubwo mwuka wera ubarimo mukizwe mu maramaze, muve muri ibyo bintu, mutabivamo muzakenyuka pe, ni namurage mubi mugiye gusiga mu muryango. Reka tumbikira ahangaha.